ngiye kubabwira ko uyu mugore yapanze ibintu bibi birimo akavuyo nk'ubu sinzi nimba izi inyanya ari inyanya koko mbwira ukuntu usigaye unekesha twarakoye ubwo niyo dutekesheje inzu nawe ni umuco w'ikinyarwanda nyine ni ukugira ngo tujye dufatanya harya twatogosheje amazi n'iki twashyizeho amazi arabira twarakaranze igitunguru tugashyiramo umuceri abapolisi barayiguhaye for free ntabwo nagiye mu modoka bayiguha gute ntuzi no kuntwara ubu mfite amatsiko icyakora iyo wabonye nta muntu wambonye nawe ninde yakubonye muri videwo imodoka barambonye se ko nari ndimo imbere kubyara umuntu ntanyumve nabi yumve ko mbishyize bibaye kimwe wabyaye turi kuvugana twicaranye twicaranye ngufashe nyine ndi kumwe nawe ndi kukureba nyine nta kibazo uko wari umeze kose niba wari nubitsinda simbizi birakureba ariko icyo ndi kuvuga twari kumwe nyine ngufashe akaboko ariko ibindi wari muri nko muri amahoro y'Imana abane namwe nyagasana akomeze kubandindira ndashimira buri muntu wese mu minsi yashize mwabonye ikiganiro cyanjye na Mutabazi abantu benshi mwaragikunze bya hatari niyo mpamvu byatumye uyu munsi agaruka komenti zari nyinshi ntabwo twazisomye twese ngo tunazirangize ariko inyinshi zari nziza Imana ibamere umugisha uyu munsi rero ntabwo turi buze turi kuvuga amagambo gusa hari n'ibindi bikorwa bikeya tugiye kwifashisha n'inkuru nyinshi mbabwire n'ibintu birenze cyane njye nagezeho muri iyi minsi yashize cyangwa babimvugire kubera ko iyo umuntu ageze ku bintu birenze ntabwo abyivugira ku giti cy'abantu barabimuvugira nkore bimwe mu by'ingenzi ubundi tuze kugaruka kuri uyu mupapa aravuga ukwe ngiye gukora biki ibindi byose n'uri bubikore ni nabwo ari bubasohoze guteka inyama z'umwijima hano hari ibintu bimwe na bimwe turi bwifashishe ariko icyo turi buhereho ni carbonate abantu benshi murayizi ikintu ikora hari abantu batwita bakayirya no mu miteja iyo ugiye kuyitogosa uyishyiramo imiteja igashya isa neza nyine ari icyatsi cyuzuye hano hejuru udashyiramo ikiyiko kimwe cya carbonate hari igihe ni icyapfubye hari igihe uyiteka ikaza imeze nk'aho nyine yahinduye ariko washyizemo carbonate ikomeza gusa uko nyine ni umwimerere wayo ikinyarwanda ayi mana ndebere ko yakuvuga nari mbivanze ngiye kuvanga nari nibagiwe ni ukuri kw'Imana gukora umuntu ari kuvuga agakora ibintu bizima biragoye hari abatantine rero shaho baba batekera kuri telefone musanga bashiririje bashyizemo ibyunyu byinshi mujye mumenya ibyo ari byo iyi simpyiko karakocagurika ngiryo reka tugerageze n'ibi turebe urapfundikira ikaba yamaramo iminota 30 cyangwa isaha ubu njye akazi kanjye hano kararangiye hagiye gusigara akamutabazi gusa reka mvuge bino bintu tugiye gukoresha hano harimo inyanya simuri kuzibona hano harimo inyanya hano harimo poivro n'igitunguru iyi carbonate yarangije akazi kayo n'umunyu n'amavuta na soya sauce na black pepper na beef masala ibintu tugiye gukoresha muri izi nyama harimo inyanya harimo igitunguru na poivro na black pepper njyewe cyawo ni wowe ugiye guteka sheri ntabwo ari njyewe n'amavuta ndi kukuvugira ibintu wakabivugira
ya sosi ndaza kureba ikintu uri busukemo ukuntu kingana. Oy. Wambwiye ko uzi guteka n'umunyu nk'ibisanzwe nta biryo biguramo umunyu waba muke cyangwa mwinshi na beef masala. Muri kumva koperative iri ahangaha. Twakoresheje beef masala kubera ko ari intunzi. Ninyi kuki twakoresheje beef masala? tugiye guteka Ubundi wowe uri kuvuga gahoro ngiye kuguha sound aba ari wowe uyambara. Akira. ngiye kubabwira ko uyu mugore yapanze ibintu bibi birimo akavuyo nk'ubu sinzi nimba izi nyanya ari inyanya koko bakase. Ni wowe wishyizemo. Wambwiye ko uzi guteka. Banzanira icyuma ariko by the way banzanira icyuma. Nta kibazo bagiye Aritekeraga na sirasa kanike. Iki ntabwo ari icyuma cyo gukata ibitunguru. Uzabibaza. Oya, ntabwo ari kari icyo cyane, ntabwo ari umuntu wawe. Ahubwo wowe ntabwo uzi kugikoresha. Oya, si ukutamenya kugikoresha ahubwo. Oya, ntabyo yagezeho ntabwo azi guteka ajya babeshya. Nose nibyo ngibyo ntabwo nagezeho muri iyi minsi. Se ko ushaka ko mbivuga. Nimbugire. Nzabivuga. Asubira mvugire. Njyewe n'umurenze. Ugera hari inyuma gahora ariko kamera muri ikidoro. Hanyure munsi. Hanyure munsi. Cyangwa unyure hano. Fata hasi. Fata hasi. Dore umukobwa yitwa Jose. Ese umuntu wanyuze kuri kamera Jose nuko agenda. Okay. Oh. Niba ko ndabishyiramo icyayi. Okay. Gerageza gutekereza. Kate. Okay. Ngiye kujya mu minsi iri imbere nambaye nka trainer nubwo we nyine nafunze ibintu byose. Dore hano hari puberi. Hano gushyire hano. Nganeze mubaze. Njyewe rero nabonye filimi ejo bundi kuwa tariki 28. Apolisi barayiguhaye for free. Gute for free ntabwo nagiye mu modoka bayiguha gute? Ntuzi no kuntwara ubu mfite amatsiko. Icyakora yabavuga nta muntu wambonye nta. Ninde ko bonye. Muri video twamusoma barambonye se ko nari ndimo imbere. imvura ntabwo yari ahari. Cyakora mbanze baravuga nzabagarura ngo babwire ibintu bakoreye kuko iriya ntabwo ari isabukuru yanjye. Ari mwabipanze. Ariko wapanze iki ko bamena hano? Ko mu byitse isabukuru. Bari turi koza imodoka bamenaho amazi. Sinshaka kuvuga byinshi byaje mbere. Bazaza babibwirire ibyaje. Bareba njye nabonye filimi murekane na Mutabazi. Oya felicitation. 20. Ku nshuro 20 akaba ari bwayibona. Njyewe rero uri umuhanga cyane. Filimi kurera rimwe. Ngiye kuzajya nirirwa njye. Kandi ubakubaje makuzungu ntiwamenye yari kandi uri kwirata ku bantu. Ni gute nayizi ko mushaka n'amategeko y'umuhanda. Uwo muntu ngo amusha amategeko y'umuhanda maze imyaka irenga 3 mutwara. Bera controversion wamaye. Ntabwo ari ukundenganya ahubwo bafite target nimba bashaka kurya umwaka. Ntabwo uri umwarimu wanjye. Wikata ni bukumbaza. Nyir'ijana yahitase. Ntabwo ukuntu usigaye unekesha twarakoye. Ubwo ntiyadutekesheje njye nawe. Ni umuco w'ikinyarwanda. Nyine ni ukugira ngo tujye dufatanya. Harya twatogosheje amazi n'iki? Twashyizeho amazi arabira. Twarakaranze igitunguru tugashyiramo umuceri. Ese turarya. Turarya. Harya birashya turarya. Abantu batekesheje mutubwire namwe muri kumwe.
ngende ndakujya sibyo iminota yarangiye nari nazigeneye 30 ntabwo irashira. ntacyo bitwara Ikintu rero ni inyama guteka, ni inyamavuta. ntabwo ibisiga bitwara gusa Kunyataruka. uri kunagamo biriya bintu abantu benshi barabitinya nabo abagabo bajya mbona kuri YouTube baba bari guteka bo barasimbuka bikabije wigeze uteka ubusa Amavuta yaranarukiye ku jisho ndasara. Mpita nanabireka. kuva icyo gihe se ibyo wari uri guteka uwo mwanya Nahise mbireka nigira muri resitora. Hano ngiye guteka inyama. Ubundi ngiye nyine umuserivatiye natekaga inyama gusa ariko mu buryo butandukanye. uretse wumve nasanze kandi akunda kwirira inonsi Iki? ibishyimbo bya mitwe Mitwe nayimenye kubera wowe kuko wambwiye ko ngo ukumbuye ibishyimbo ngo ko nateka ibishyimbo ngo ntabwo mwabigura bimwe by'ibita mitwe. ariko bana yawe Ndumirwa. Sirasi nyine atangira kujya bigura. uteka ngo ndye Kuva mu kwa kane nahifite umukozi rero. oya nari igihe se mu gisibo twabaga turi burya iwanyu kandi ataraza ntabwo na rimwe. nkomeza kugukorera akazi Ugomba kugakora kuko ni warashatswe reka. Nse ko numva wabihinduye ibintu byose. Shanira unshyiremo amavuta makeya. ngiye nkurimo bwa ibindi bya ubucanire kirimo amavuta makeya Unishyiremo izo nyama. Ko ntabwo ngiye gukaranga amashaza ngo manzemo ibitunguru. Ngiye gukaranga inyama nizo ubanzamo. Ntabwo ubanzamo ibitunguru nyine ariko hari ukuntu ushobora kuziteka ushaka wenda ushyiramo utuvuta dukeya abantu baba baraye banyweye amayoga. uri gutekereza abantu Nabo ushobora kubatekera ko nabo ni abantu. ntabwo uvuze ko atari abantu Basi wa bengayo ni ukuvuga ngo bari kuguhamagara kuri telefone. kuvuga ngo ninde bavuga ngo iki Ntabwo icyo nta kibazo twabyumvise kuko nyine waje munani. Okay, ntibyari butubwiye. Bo iyi safuriya simenyereye kuyitekeramo ndabona ari ntoya. Icyo nicyo cya mbere. Simbizi. Nibinkoroga nyine nyir'ubwite arahari. Maze umwaka urenga nakora ku kintu kijyanye n'ibi ngibi burya warimugaje ntabwo ari ukwimugaza ahubwo ni uguhindura icyiciro. ni ukwimugaza Oya. ubundi wagakwiye kujya guteka buri weekend Weekend ni yanjye yo kuruhuka, ni umwanya wanjye wo kuba ndi kumwe nawe. So nimba ushaka gukoresha mu kikoni nakwimuka nyine muri weekend ukageza kunsura. Ikindi amagaze ntabwo twe tuzi kuyatekeraho. Ni ibintu byinshi nyine. oya be reka sitrakari Twatekeraga ku mbabura. Yewega. Ko umuntu ufite ubwoba. Umuntu utamenyereye guteka. Dore ibyo nakubwiraga dutangiye gutaruka. Vuga nyine nka mwarimu wanjye ngo urashaka iki? Nambaye cyane ntabwo mfite. Birahira. Ko tutari gucyuye umunsi. uyu munsi abantu dutekera gatatu Ntibitekeye. abwira ngo ndi umuyaga wawe ndi mwarimu wawe ntubwire Uri byose uri umufasha wanjye. nawe ushyiramo vuba vuba Ndashyiramo gutyo niko nshoboye. Kandi rero byihangane. kubwira abantu kwigisha abantu batumva vuba biragoye Ntabwo uri kunyigisha. Uri kunyerekera. ndakwerekera Kwerekera abantu wenda watsa numva vu kuko niho zishyizemo zisangiye kugenda. pfundikira Okay. Agafuniko mwagashyize hese agapfundikizo. Okay. Ubu rero tukaba inyama zacu ntabwo inyama zacu inyama dutese z'impyiko n'umutima. Ese kuki ari byo wahisemo umutima n'impyiko? Christine Nawe ntabwo usigaye ugira.
usigaye nawe ugurisha izo parts. Ikikoni ni cyiza ku muntu w'umugabo iyo ubishoboye. Natwe dufite abana benshi, burya aba ari byiza rimwe na rimwe ko bazakura babona rimwe nanjye njya mbatekera. ntabyo guteka imitwe aho Izi ngaho. ngizi banzaniye, ni byiza nanone guteka ufite abayede. Izi nkurikije uko mbibona ni tungurusumu, bafite ukuntu bazitunganyije nababwiye ntarava mu cyumba. Ikinyoma be none se wikinira ni oya noneho ni wowe uri kubikoresha. Akira rero uteka. Aha. wavuze ngo bazikore ko byari binakuyobeye ko ari zo. Uravugisha ukuri? Oya zimeze nk'izashaje nimba zisaba. Njyewe hano ibintu ndi gukora ngiye gushyira umunyu mu biryo by'abana. Abana ubundi nta muntu bashyiramo nkurikije uko nasomye. Be hagomba kujyamo gakeya n'amavuta bagomba kujyamo make kuko bifasha umwana. Amavuta naya niwe bwoko washyizemo? Amavuta yose nzayashyiramo. Ni ubuhe bwoko nyine? Bwira abantu. Aha, olive oil. Okay. Hari ibintu ababyeyi banga guha abana kandi baramutse babibuze mu mubiri wabo biba ari bibi. Amavuta ariko biterwa n'ayo ariyo, ntago nyine nayo ngayo niyo meza. Hano dushyiramo igipimo kingana gute rero? Agafuniko karahagije. Wuzuye cyane se cyangwa gashagase? Gashagase. Karahagije. Harimo ibirayi na karoti n'ifi. Turaza no nikijya kubibrandinga turanagira. Haraba harimo n'igi n'amata. Ese buriya bazatangira kurya ibiryo nk'ikirayi ukakimuha akagifata afite amenyo? Afite amenyo yose se cyangwa afite amenyo yo hasi abiri? Byamaniga. Ariko ubutaha tugomba gushaka imyenda yo guteka twambaye. Ntabwo ubundi bantu bateka bambaye ikanzu, wambaye ni nziza ariko ntabwo ari ikanzu yo banza wambaye. Ariko uyu munsi watetse none wambaye ikanzu uri kumwe. Oya hari imyenda nyine tugomba kumenya nyine kwambara, wenda tukarenzaho ibyo kwambara dutetse. Akaba ari kumvuga. Noneho njye kamubwira ikintu kimwe ukuntu mbibona. Urabibona gute rero? Ndabona ngiye kwicara nkakureba ntabyo kundeba uri aho ngaho wakwicara ariko kuri ako gatebe nta kibazo. Ubundi unganirize umbwire ubwoba wagize muri perimi, umbwire ukuntu wayibonye. Ikosa wakoze, izi nkweto wambaye ntabwo ari zo muri cuisine nk'iyacu, sibyo? Yego birajyanye. Icya kabiri ngomba guteka mfite akantu ndi kunywa, sibyo? Kari ka soft drink, utagira ngo ni ibisindisha. Ikindi reka kwitonda cyane ngo turakuzi ntabwo witonda cyane. Biri kumeneka ndi kubona. Ariko hari uraza ugafunguraho ukareba uko ariko rero aka kantu ntabwo kunsobanura ahubwo aka kantu kameze nabi. Mwabonye ko twatangiye turimo guteka ariko umuriro utweretse ko tutangana uragenda. Dufata n'umwanya utari mutoya ngo dutegereze dukomerezeho biranga. Ariko ubundi njye nkeka ko simbizi, ubundi ntabwo bisanzwe. Umuriro uragutabaye? Oya ntabwo nabaye, ntabwo nduguteze. Guteka katari ukwica umuntu se, nicyo kintu kigoranye. Kwica umuntu nicyo kintu kigoranye. Twari tugeze ahantu turi kuvuga ibintu by'ubwoba nagize mbere y'uko ninjira mu balance nyine wagize. Ubundi ubu dushatse twahita tubindura tukavuga ku bintu umaze kugeraho, tuvuge ku buzima bundi. Oya ushaka kuvuga ku biryo cyangwa kuri perimi? Oya ngiye gukomereza aho wari wambajije. Ngiye kuvuga kuri perimi niyo ushaka kuvugaho. Ubundi ngomba kuzamara nk'umwaka wose nyivugaho. Ni ukuvuga byarakugoye cyane? Bereka nkubwire si uko byangoye cyane. Nize iminsi navuga ngo nize neza pe. Nigaga nijoro iminsi 2. Agira perimi ubundi sinzi ukuntu baguzaguye iperimi yanditseho night shift, ujye utwara nijoro gusa. Ubundi wagakwiye kujya ukora night shift kuko ari parking wayigaga nijoro, amakono wanyuzemo nijoro, demarage wayize nijoro, iminsi 2 ikurikiranye. Igihe cyo ku cyumweru no kwa mbere.
Yego. nize nijoro kubera abanyeshuri babaga bari gukora ikizamini kigatinda kurangira. Icyo gihe nari naragiye kwigira Norvège, none bikarangira nijoro tukajya kwiga bwije, none ngira ikibazo cy'amaso kureba kwari uguhanyanyaza, ariko nshimira Imana ko yamfashije nkahura n'umwarimu mwiza, umwarimu witwa Valence. Uriya mugabo azi kwigisha, avuga yitonze. Hari abandi barimu sinabakubwiye sheri batukana ukumva ashaka bari guseka n'umuntu, ntabwo aba ari byiza. Nimba umuntu aje kwiga imodoka mujye mumwigisha ntimukamuseke. Hari abantu batinda gupfa. kwiga ushaje nabyo ni ikibazo. Imyaka irakonta mu kwiga ku modoka. Umuntu bakaba bamubwiye nabi, njye nkavuga nti rero ni amafaranga yanjye, nijye byaba bifitiye inyungu, nta kuntu wambwira nabi ngo nibyo unyigishije ngo bikunde. Ahubwo nakubwiye wowe uri uwo kuvuga nabi pe, turangizanye. Uri kwica imodoka y'abandi Gute? nyine ugakandagira ikiriro cyinshi. Oya sheri, hari nk'umuntu wari uri inyuma yanjye bakajya bamubwira ngo ntukaze gukorogana hano, ngo uyu muntu ndababwira none se ubu nabyumva kuko uri mu modoka zamuye ibirahure, ibintu biri hanze byumva gake. Ntabwo yari arimo kumva ibyo bintu ari kuvuga. Kubera na panike ntabwo uba wumva ibyo abandi bantu bari hanze. So ngiye kambanze mbabwire gato ya rero, ubwo ngubwo maze kwiga uwo mugabo witwa Valence warakoze cyane man. Umuntu uri bwumva ashaka uwo muntu ambwira nyandikire njye muhe nimero yiwe, aramfasha kwihugura iyo minsi 2 nijoro, mbikora neza. Mu gitondo rero tariki 28 z'uku kwezi kwa 11 ejo bundi hari iki kiganiro cyasohoka twageze mu kwa 12. Noneho rero urumva ku itariki 28 mu gitondo ndagenda n'ubundi arongera aramfasha, nca mu makona no muri parkingira. Hoya mu makona bahita tubwira ko ibintu no muri kaka bakita ngo iki kaje gashyashya naka ni uburyo bwo guparika nyine imodoka usubira inyuma, ariko ntago ni manevre sibyo, si baba bari gukora hariya ko byitwa manevre, ko ni ugusubira inyuma ukagira ahantu uparika nyine nk'ukuntu bagusubizaga inyuma ngo winjire muri quartier runaka. Manevre bakoreraga mu muhanda basigaye bazikorera mu kibuga. Ujya gukorera mu muhanda ukaza noneho circulation ukayifungira neza, amanota yawe ukayabona ugeze muri ako ukoze iyo manevre, ariko tubyita burikiza. Narivuye hano maze gusari, nasabye Imana indindi bintu by'ubwoba n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Igihe kinini nyuma y'igihe kinini nakora iki dasari ucecetse urukumva banza usubize, ntabwo nkwemera kurenga aho ngaho. Nyuma y'igihe kinini udasari cyangwa ese muri kumwumva neza? Uri kumva zamwicishe re dukomeze. Urumva ndumva wabikwebye. oya ntabwo nabikwebye. Maze kugerayo ubwoba buranyice, nkajya numva umutima uri gutereramo hano umunsi ukuntu mu nda. Ubwo ni examen nyine. Noneho nkimara kuva mu makona ubwoba bwahise bushira. Ndagenda nkora parking irarangira, tujya muri circulation irarangira, hasigara demarrage. Mana yanjye tugeze kuri demarrage rero, noneho imodoka nari ndi gukoreraho ni abantu benshi yari ifite. Kuya demarrage cyangwa kuya demarrage? Yego, ya demarrage ni abantu benshi yari ifite, bibe niyo nakoreshaga muri circulation. Twari babiri, umwe aratsindwa sibyo, nsigaraho njye cyangwa wamutanzemo igitambo. oya noneho maze gusigara, urumva byose byarihutaga. Iyo imodoka idafite abantu benshi birihuta. Yego. Ndangije kuri demarrage hahaguruka abagabo, hahagurutse ninjye umugore wahagurutse, ariko mu hema hari hakirimo abandi badamu bicayemo nabo bategereje gukora kuri demarrage. Ndagenda ndahagarara, hari harimo umupapa umwe mukuru n'abasore, ari njye igitsina gore gusa wari uhagaze aho ngaho. Umupapa wari uri imbere ariko dusigaye turi babiri, ndamubwira ati warese ngiye nkabanza. Ati hoya, ati reka ngende n'ubundi ubwoba bwanjye burangirire rimwe, niba ndubikora mbikore cyangwa bipfa. Avuze gutyo numva ubwoba. Noneho umupolisi umupapa wari uhari, bari abantu babiri bakoresha kuri demarrage, ariko wari uri inyuma yarakoze cyane, kuko iyo ataza ngo atuganirize nyine anakubwira uti ni gute ushobora kurenga iwanyu, kandi koko kumva hari ahantu ugomba kugera ugahagarara. Aravuga ati mwikuremo ubwoba, nta mpamvu yo kumva ngo
ye baba we noneho birarangiye ibintu nk'ibyo nyine arakuganiriza bikagufasha ubwoba bukagabanyuka ariko ntibubura kwibaza ngo ujye gutsindirwa demarage ibindi byose wabikoze aricyo kizamini gisigaye ikindi ntabwo bagusubiza ariya 50 wishyura ari amafaranga ubundi niyo aryana cyane ceceka ngabibaza nk'uwo musore waviriyemo sirikirasiyo yatanze senkani ayandi batari bunayamusubiza nta n'ijana niyo oya niyo ugonze amakonti ugitangira noneho nta we n'ijana yarayaguze bagusubiza. arongera arayabura undi akiyajyamo aba arayagonze narabirebaga umutima noneho ukagenda burundu ngeze rero demarage umwanya wanjye ugezweho nicaye mana yanjye nicaye mu modoka ubwoba buraza kandi iryo joro nigagamo demarage nabikoraga neza inshuro nyinshi sibyo umva nyine wari uje ku manywa kandi warigaga nijoro iyo examen bayishyira nijoro ntabwo wari kugira oya bebe nari kubugira kuko na nijoro ku munsi wa mbere igihe twajyanaga na papa inshuro 3 narazishe inshuro 3 nazikoze neza kabiri ugiyeyo noneho baba we ndaregera fresh noneho umupolisi yatinda gato yari gusanga namugezeho neza cyane ndazamuka gahoro bwa mbere avuga bwa kabiri mvuyemo numva ari njyewe Kigali izi wenyine n'ubundi we nuko nta muntu nyine nuko mutari muri hafi yanjye umuntu aba ari kure baratwirukanye nari gufate nkagukomeza sinzi ukuntu nimbaga ako kanya ntago warize oya ahubwo umumotari wa mbere watsindiye demarage ukuntu yishimye numvishije narira mu bantu twakoranye rero kuri demarage bagatsinda harimo umusore wahise avuga yabwiye umupolisi ngo iyi no perimi nyibonye nyibabaye ega ni diplome ira ni diplome izindi sha yarabivuze ndavana ko tutaziranye nanjye nkubwiye ukuntu ari nyibabaye kuko urebye mu buzima abantu bose batwara imodoka ntabwo aba ari izabo kandi kugira umuntu aguha imodoka nuko nyine uba ufite perimi ni ukuvuga ni nko gushaka nk'uko twapurayinga akazi twese kuko hari nk'akazi noneho urugero akazi abadelege bo muri Bralirwa cyangwa muri za Skol bakwegzija kuba ufite driving license kategori ya B niyo waba ufite lisansi niba ufite masters niba ufite doctora ako kazi ntabwo wakwapurayinga udafite iyo perimi urumva rero iyo ni add-on uba ufite nyine hari ahantu ikunyuza henshi itunze hari imiryango myinshi amaperimi atunze myinshi cyane babayeho neza babayeho n'imyaka myinshi cyane rwose none wari uhari wari uri kureba ukuntu nari ndi gukora sibyo njye nari mfite ubwoba icyo nicyo cya mbere wagira ngo nawe kumwe n'umutanti wawe ugira uvuga cyane kwihangana byari byamunaniye ariko njye nari mfite ubwoba ni nka concentration nari mfite kuko wibuke ko naraguhamagara nkabwira wivugisha wiva kuri telefone yako nkongera nkaguhamagara kugira nyine ngo calme kuko nabinyuzemo ndabizi ni ikintu kiba kigoranye utsindwa kubera ko utazi kubera ko atarwa ngo ntaguze imodoka uratsindwa kubera ko ni examen aba ari examen so kandi ntago witeguye cyane neza ku buryo nari ndi kuvuga ni okay ni sawa noneho niyo yakwijyana so nari ndi kubikurikirana nyine mfite ubwoba ariko buri step nyine ngajya nyine nkavuga ni iyi exam ayirenzeho tugiye kuri iyi ayirenzeho tugiye kwikurikiyeho ayirenzeho tugiye kuyanyuma so iyanyuma niyo mbi burya kuko iyo utsinzwe ugeze hanyuma agahinda ugira utsinzwe ku makona bigitangira agahinda ugira naka amafaranga yawe ya 50 ariko utsinzwe ugeze kuri demarage witekerezaho cyane kandi nabi mu buryo kandi nyine kubera erreur imwe ibaye kandi wari kuyavoidinga kubera guta concentration ira examen ni formule nyine kandi bikurikije bicamo ariko se abapolisi ariko baragufashisha kubera muziranye ubundi muri circulation ndumva baragufashije kuko nyine muri circulation niyo twaye mbona nyine muri circulation ntwaye nibazije ukuntu abapolisi baba batwaye byagenze gute n'ubundi nyine babyumve kugenuka kubera nyine ni ikintu nashatse igihe kinini mu buzima bwanjye pe oya reka nkubwire nubwo nari nunze inkongomani sibyo yego mana none sibyo bagufunguza uko ari fraude nari nyitunze ariko ntayo nyitunze urayiguze bakimara kuvuga ko tugomba gushaka iza hano mu Rwanda iwacu nahise nyijugunya nabwo nzi yo nayitaye nari nyifite kuko najyaga nyitwarira none se nari igihe abapolisi bamugarikaga bakayibona nese wagira inama
umuntu ukitwara ku nkongomani wamugiriye inama. aha ahubwo niba ukiyitwarira uri igisimba reka nkubwize ukuri Ni igisimba gute? igisimba ntabwo umutima ukibaho uzi se ikintu cya mbere nakundiye abapolisi bari hariya nyine arakuganiriza akakubwira wigira ubwoba kuko barabizi ko umuntu aba azi imodoka ariko kubera ubwoba agakora amakosa ahanini ubundi ni ubwoba butuma umuntu atsinda. nimba hari ikintu noneho njye nari mfite ubwoba kurusha abandi bantu bose bari hariya. Kubera iki? uzi impamvu twicaye bari kutubwira ibyo tugomba kugenderaho, kwirinda abantu baza kwita ngo ni abakomisiyoneri, kwita abantu baba bakubwira ngo ruswa ngo yabikugiramo nyine ngo ukayibona. Abonye bishoboka se? Ntago bishoboka. Ubundi abantu baratubeshya, ubundi hariya nimba ugonze kubona umuntu yaguha perimi gute? Biba bigaragara. Noneho njye mva impamvu nari mfite ubwoba, ni njyewe muntu uzwi wari urimo hariya. Naravugaga ikosa ryose ndi gukora, abaturage abari hanze y'ikibuga biba abantu bari mu kibuga ni njyewe bari kureba. Ngayibaze nyine wagonze kubona tukabona ngo wagwaye perimi. Ntago bishoboka. Noneho mva ikintu ngiye cyane ubwoba cyane. Urumva naragenda avuga haba hari abantu benshi, abapolisi baba bafite akazi kenshi, ntabwo ibyo bintu byo kuba kuza babyitayeho. Umumama wari uhari, njyewe umunsi ubanza nagiye kure ukuntu bakora, naramwumvisha ari kuvuga, ndavuga uriya mumama agira amahane, Imana izamfashe sinzahurire nawe, nari namutinya. Ariko aho ngaho arimo kwigisha nyine ari kutubwira ukuntu, adusobanurira ukuntu abo batekamutwe baza bakita abakomisiyoneri. Okay, induction kuri examen nyine. Okay. Nabonye ukuntu avuga mbona ari cool, numva ubwoba bwo nyine rwera nitangiye gutinyamo umuntu ushobora gukora amakosa cyane. Numva birashize, aravuga ati niba yaravuze ngo yavuze nyine izina ryanjye ngo niwe muntu nabashije kumenyamo. Noneho ndavuga karabaye, ahangaha ngomba kwitonda 100% kuko ikosa ndi bukore. Wari kuba urugero rwiza nyine rwo kwima perimi nyine bikanamenyekana. No, ndavuga nerituze. Nushyiremo nyine nagize ako kantu ko kuvuga ubu bari kundeba, noneho ngomba gukora ibintu byose nitonze kuko ningira akantu gato nanahungabanyaho runaka byagenze gutya. Niho nakuye nyine umutima utuje, nabonye ukuntu ari kuvuga, abandi nabo baraza, ndavuga okay, kana umve ko ndi kumwe n'umuntu uri kureba ko ibyo ndi gukora mbizi, ariko ndeke kuyihimbisha ko ari umupolisi, ko nicyamo ko ari umupolisi birancangagira ubwoba. Ndakora birarangira, nshimira Imana ko nabikoze neza byose bikarangira. Ariko nshaka kukubaza se wakarabye bebe ako be reka nyine nkagukuriyeho, komeza uvuge nyine. Byagenze bite ko bana yawe ndaza kugutuka undi akera eme yakubonagaho nimba ari arya bakita gute mu Kinyarwanda? ubutuna. Eme yakubonagaho ubutuna ngo yarakurekaga ngo ntibikureba ko ushobora gusanga ariyo grife yawe y'uwo munsi. Mbare nimba nkagukuriye kari karihonge nagakuyeho. Ni ukuri wabanje gutosa urutoki ushyiraho. Ngayibaze none kari kafashe. Beka nkubaze, ndi gukora demarage, nari ndi gukamera, nari mfite ubwoba, mwe none ari kunsakuriza nashaka kumwumva. Ukunda ka video tugatanga bigashyiremo, ako nta majwi arimo kuko ariko ni kure nyine, ni kure, sinzi bo byaterwa na image. Bikunda turagashyiramo. Ndakamuha nyine ukuntu wazamutse gahoro gahoro, amadoa menshi cyane, ariko alhamdulillah babiraranye. Mfite ubwoba nyine nabize ibyuya. Ninjye mbese wari gutwara mu buryo bwiza nyine kugira mbikumvishe. Byari bimeze nka wa munsi njya kubyara. Kubyara ni ibindi ari ukujya kubyara no muri karakanya bavuga ati hani muzimanye cyangwa gasubira inyuma. Kubyara umuntu ntanyumve nabi, yumve ko mbishyize bibaye kimwe. Wabyaye turi kuvugana twicaranye, twicaranye ngufashe nyine ndi kumwe nawe ndi kukureba nyine nta kibazo. Uko umeze kose nimba ari no bitsinda simbizi birakureba. Ariko icyo ndi kuvuga twari kumwe nyine ngufasha akaboko, ariko bindi wari nko muri metero nka 300. Urumva ntago nakubwira ngo gutya na gutya. Hariya nayo ifite icyizere cy'umuganga, icyo nicyo cya mbere kuko atangiye gukurikirana. Nka buriya ikintu cyari kunsazura kizi, nk'iyo tugera ku gihe cyo kubyara nkumva nyine nka doctor avuze ko hari n'ibindi bibazo. Oya
ngo agize ikibazo ahubwo ntabwo ari uje. Eh, Ikibazo yari kuza akakivuga ko kibaye nari kucyumva kuko n'ubundi nyine n'ibyabaye byinshi ari byo yari byinshi yakosoye, so nari wikize nawe mufite n'icyinshi cyane pe, sinzi ko ingano yacyo yayumva wenda ukuntu, ariko nari mwizeye cyane. Noneho ahandi wari uri kure uri mu modoka wenyine, umupolisi aragira gutya, nutajyamo ni gutya, agira gutya gusa bikaba birarangiye. So urumva ubwoba ntago ubwoba kubera nyine n'igikorwa cyabaga buratandukanye, ariko hose nari mfite ubwoba. Yeah. ariko narabukumaze. Ntawe wabumaze gute se kandi warayibonye nyine byahise birangira nta bwoba bwari bugihari. Imana ishimwe ko wabugize, ariko si Yego ntuntenguhe naragutukaga buri munsi, sinagucyahaga. akantu kose nakoraga kubera naratwaraga iyi ngiyi kujyana imenyereza, ariko Imana ishimwe ko n'abapolisi twahuye ngo ngende ikire. Naratwaraga nyine hafi yo mu rugo, hari umuhanda muremure najyagamo nkatwara kugira ngo nyine nimenyereze. Noneho byavuga numva ntari muri mudu nakubwira ngo ntabwo ushaka gutwara akaguru kari ku kuwa kabiri ufite ikizamini ngo jari ngo kuwa kabiri ngo ufite ikizami ngo ubonanye na papa, ikintu cya mbere wamubwiye ngo akaguru ngo kaba kamuriye, ngo kandi afite ikizami kuwa kabiri. Yakubwiye ngo iki? Ngo nindeke iyo miteto. None se nyine ni gute nakwemera guteta kandi nyine baby cyaka kugupushinga ni bibisi? Naga ari bibi. Waranyanze muri icyo gihe. Warakoze. Nese ko wataga wabyimbye. Nyine nusi kuki utumvaga impamvu zanjye? Ntago zumvikanaga. Sheri, hari igihe umuntu aba ananiwe. Nabyo umuntu wowe wari ufite examen. Okay, ngewe kiremwa akazi cyawe nari naniwe. Uvuze neza cyane, ikiremwa akazi cyanjye. So ikiremwa akazi cyanjye rero wagombaga kumva ibyo nkubwiye nta na iwusubije. Oya. Kubera impamvu runaka uzi nicyo twashakaga. Kuko iyo nagucyaha ntabwo ari kwiga nijoro. Ntabwo. Sibyo? Yego. Wari kujya ukavuga none se undiga nijoro. Cyakora reka nkubwire undi muntu nshimira. Hari n'umwarimu wanyigishije. Imyaka yose natwaye imodoka, ni ubwa mbere nari ngiye kwiga ngo parikingi, ngo amakona, noneho kuri manuel ni ubwa mbere. Umwarimu wafashije ibyo bintu nawe yitwa Jado, no ku Ruyenzi yarakoze, ni nawe wabanje kunyigisha iriya manevure basigaye bakorera mu kibuga. Arambwira ngo biri kuvugwa ko izo muhanda zigiye kuvaho, iyi yige nuhura nayo uzayikore, na ziriya zindi wize uzazikore. Aranambwira ati ngiye ngufite icyizere cyinshi kuko mu muhanda utwara neza, kuko mura namubwiye ko ari ubwa mbere ngiye gutwara, ko nasanzwe nzi imodoka. Tugezemo atajya kandi gukora ibintu by'umuntu usanzwe atwara. Arambwira ati rero icyiza nuko wiga ibyo mu kibuga cyane kuruta ukujya kwiga mu muhanda. Uzajya no kwihugura ibizamini, gutwara byo rusanzwe utwara. Nasanzwe ntwara ahantu henshi cyane. Urumva Jado niwe wamfashije kumenya ibyo bintu byose nigiye mu kibuga. Nawe warakoze, Imana izakumira umugisha, iguhe n'abanyeshuri benshi, iguhe n'imodoka nyinshi cyashya. Kubera icyongeho nshyashya kari gashaje akamodoka rigiye. Imodoka yari ishaje yarangoraga, iyo nakoreho examen yari nshyashya. Iyo wigiye kuyishaje aba ari byiza. Bituma umenya ubwenge bwinshi kurushaho. Rero kabaye ibintu byinshi byahindutse. Tuzongera dukora ikiganiro twari twateguye, umuriro wadutengushye birapfa. Vuba tuzagaruka Mutabazi arimo guteka. Uzavuga ikintu ushaka ko duteka wowe kikorohera cyangwa wumva ushoboye cyane kuruta ibindi, sibyo? Nkeka inkoko ngewe cyangwa amafatogosheje. Okay. Kora senezite hano hari handi. Cyangwa ukanzwe n'inyama. Oya, nayo mafi n'inkoko uteka. Mbashimire mwebwe mwadukurikiye, mwihanganiye impinduka z'ibintu bimwe na bimwe. Gushimire nawe, uri umupapa mwiza wakoze kuduha ikiganiro n'umwanya wawe. Kandi nabonye abantu ngiye turi kumwe ngo wasaze, ngo wayagaye. Ntabwo aba ari ukuyagara, mba nishimye. Rero mu busanzwe muranishimye kubera ko duhorana, sibyo? Ntabwo duhorana, ntabwo uba hano. Nagiye ku kazi. Turi kumwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uzi ibintu byawe usigana ukuntu ari byinshi. Urumva? Cyagira akadefu ko kuryama ahantu nabyutse se.
na nyuma yo kubyara. ariko nzababwira ukuntu Mutabazi aryama. Mwakoze kudukurikira. Imana ibamere umugisha asezera abantu. Imana ibahe umugisha. Bakomeze bagane mu mpera z'umwaka biyitaho banirinda Birinda iki? birinda imbogamizi, bakomeze bashaka amafaranga. Imana ibaha ubuzima bwiza, ibahe kuzasoza umwaka muri amahoro, munatangira undi muri amahoro. Imana ibaha amafaranga menshi, Imana ihaze ibyifuzo byanyu, turabakunda. Bye bye.